En mission d'inspection et de commandement, le général de corps d'armée Christian Chiwewe Songisha, chef d'état-major général des forces armées de la RDC, a réuni les mu ruzinduko aherutse kugirira mu turere twa Goma. Christian Chiwewe akaba umugaba mukuru w'ingabo za FRDC cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za leta ya Kongo ku bufatanye n'abandi bayobozi bagize igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka w'ibihumbi 2023 nibwo umugaba mukuru w'ingabo za FRDC yasesekaye mu mujyi wa Goma ahari kubera imirwano ya buri gihe hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya FRDC ku bufatanye n'indi mitwe yitwaje intwaro yo muri aka karere. Ubwo yaganiraga n'abanyamakuru, General Christian Chiwewe yabajijwe impamvu igisirikare cye kitabasha guhashya iyi mitwe yitwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara ya Nord Kivu. Mu magambo ye yashubije ko icyamuzanye ari kureba ahubwo icyananiranye, uko ingabo ze zishoboye, zifite ibikoresho bihagije, ingabo ze zifite ibiryo bihagije ku rugamba, ariko amakuru akomeza kumugeraho n'amakuru yuko igisirikare cya M23 gikomeje kwa devasinga kigenda gifata ibindi bice bigiye bitandukanye, birimo ibice yagiye ifata mbere, ndetse ubu ngubu tageti yabo bikaba ari umujyi wa Goma. Ubwo yagendaga yerekwa imirongo y'abanzi ndetse naho igisirikare cye gihagarara cyangwa se gihagaze mu rugamba, Christian Chiwewe yagiye agaragara yereka abasirikare be cyangwa se yereka abandi ba generale bari kumwe uburyo ki urugamba rugomba gupangwa, ndetse anabizeza ko urugamba bazarutsinda. General Christian Chiwewe yabwiye itangazamakuru ko igisirikare cye cya FRDC ari igisirikare gihagaze neza mu rwego rwa gisirikare, ari igisirikare gihagaze neza gifite ibikoresho bihagije. Atangaza ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 ari umutwe muto cyane utazigera ugera ku ntego zawo mu gihe akibereye umuyobozi igisirikare cye cya FRDC. Yongeye atangaza kandi ko kuba igisirikare cye kugeza aka kanya kitarabasha guhagarika umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri aka karere, yavuze ko bo ahubwo bo bashaka ko ibintu bikorwa mu buryo bw'ibiganiro cyangwa se ibintu bikorwa mu buryo bw'ubwumvikane, hatabayeho kuba ngo ni ukurasa cyangwa se hatabayeho kubaho umututu cyangwa se kumvikana kw'amasasu. Christian Chiwewe yatangaje ko umutwe w'inyeshyamba wa M23 ari umutwe wifashije kandi ufite inkomoko, ufite n'abawutuma abaribo cyangwa se ufite n'abawusapotinga abaribo, ariko yagaragaje ko abashobora kuba babasapotinga bose cyangwa se bashobora kuba bafasha bose nta buryo bafite cyangwa se nta bikoresho bihagije bafite biruta ibyo igisirikare cye gifite. Anatangaza ko igisirikare cye kizatsinda uru rugamba, kizarwana uru rugamba ndetse no kugera ku ifirimbi ya nyuma, kandi ko ifirimbi ya nyuma izarangira igisirikare cya Kongo kizamuye ibendera ryo kunesha. Ku rundi ruhande igisirikare cya FRDC ku bufatanye n'igisirikare cya ONU mu rwego rwo kubungabunga umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake mutoya, bahisemo gufata umuriro w'amashanyarazi bawukupira abaturage bagera muri miliyoni 2 bari basanzwe bakoresha umuriro w'amashanyarazi mu mirimo yabo ya buri munsi, ariko mu rwego rwo gutinya umutwe w'inyeshyamba wa M23 ko isaha nisa ushobora kwinjira muri uyu mujyi, umuriro wabaye ukubwe cyangwa se wabaye ukuweho mu rwego rwo gushira uyu mujyi cyangwa se gushira iyi migi yombi mu mutekano usesuye. Naho ku rundi ruhande nanone kandi amakuru dufite nuko uyu munsi imirwano yongeye kubura mu bice bya Kibumba ndetse no mu nkengero zaho, aho M23 cyangwa se M23 ikomeje kwa devasinga idasubira inyuma, kandi ikwenda itangaza ko irimo iragenda ifata ibice byinshi bigiye bitandukanye, ndetse tageti yabo irimo irasatira umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake.
ese ibi bazabigeraho cyangwa se Christian umugaba mukuru w'ingabo za FARDC we azagera kubyo yaraye atangarije abanyamakuru? Reka